zose. Iki gitondo twahisemo kuganira kuri teme cyangwa se kuri title ivuga ngo umutwe w'amagambo uvuga ngo Yesu niwe rufatiro ruzima. Yesu niwe rufatiro rw'ibintu byose. Mbabwira ndetse yuko buri kintu cyose kigira urufatiro cyangwa se kigira umusingi cyubakiyeho. Ndashaka kuvuga kuri Yesu nk'urufatiro ruzima cyangwa se nk'umusingi muzima dushobora kubakiraho. Niyo mpamvu nshaka ko dusoma ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana muri Petero wa mbere, turasoma ku gice cya kabiri. Turasoma Petero wa mbere igice cya kabiri. Kubw'igihe turasoma duhereye ku murongo wa 6, ariko ushatse wahera ku murongo wa 4, aho bavuga ko ari we niwe mwungeri, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe ribe ry'igiciro cyinshi. Hadusome ku murongo wa 6, kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka, ryatoranyijwe kandi ry'igiciro cyinshi, kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Nuko rero mwebwe ubwo mwizeye muzi yuko ari iby'igiciro cyinshi koko, naho kubanga kwizera ibuye abubatsi banze nibyo ryahindutse irikomeza imfuruka. Ni ibuye risitaza urutare rugusha, basitara ku ijambo ry'Imana ntibaryumvire, kandi ari bo ryagenewe. Noneho dusome mu gitabo mu gutegeka kwa kabiri. Dusome mu gutegeka kwa kabiri, noneho kumve icyo umwuka wera ashaka kutubwira muri iki gitondo cy'uyu munsi. Icyo gitare umurimo wacu uratunganye rwose, ingeso zacu zose nizo gukiranuka. Ni Imana y'inyamurava itarimo gukiranirwa. Ni Imana y'umunyamurava itarimo gukiranirwa. Amen. Icyo gitare umurimo wacyo uratunganye rwose, ni Imana y'inyamurava itarimo gukiranirwa, ica imanza zitabera iratunganye. Ubwoko bw'Imana twasomye amagambo meza ari muri Petero wa mbere igice cya kabiri guhera ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 8. Umudamu nubwo byumvikana yuko yari yakoze icyaha, ndetse nanjye sinshyigikiye ko yakomeza gukora icyaha, byumvikana ko mu by'ukuri ukurikiza amategeko ya Mose yagombaga gukubitwa amabuye ndetse akicwa. Ariko Yesu kubera ko ari we rufatiro rw'ubuzima bwacu, Yesu yahaye urufatiro uyu mudamu aramwiringira, aramubwira ati genda ntukongere gukora icyaha. Yesu ni inshuti nyanshuti. Ukeneye kugira urufatiro ruzima ku nshuti, ushaka inshuti yabaho y'ibihe byose, Yesu yakubera inshuti y'ibihe byose, udashobora kugutenguha ndetse udashobora kuguhana mu makuba n'umuryango. Uyu mudamu Yesu amutabara yaragiye kwicwa, amutabara yaragiye gutakaza ubuzima, ariko Yesu amubera igisubizo mu gihe yaragiye. Yesu niwe rufatiro ubuzima, niwe nshuti itabura gutabara ibyaha. Nawe niba ushaka urufatiro ubuzima rw'ubushuti, shaka Yesu. Yesu azakubera inshuti ukenera igihe cyose ukayibona, haba mu gitondo, haba nimugoroba, haba nijoro, haba mu rukerera. Yesu ni inshuti itabura gutabara mu byaha. Yatabaye uyu mudamu, amukiza abantu bashoboraga kumwica bamwicishije. Ushobora kuvuga uti Yesu wenda ashobora kugutabara uri mu byaha, ariko Yesu ni nawe urufatiro ruzima ushobora kujyaho mu gihe urwaye indwara yananiranye. Iki cyumweru nagiye nakira abantu benshi cyane bampamagara basengere kubera ko bamwe bafite ikibazo cy'ubuzima babaroze, cyangwa se abandi
bagiye babagirira nabi cyangwa se barwaye indwara zidakira. Abo bose barabasenga, ariko bagira ngo babwire ko hari inshuti ishobora kugutabara muri ubwo burwayi bwawe. Bibiliya iravuga ngo abafarisayo n'abigisha bamuzanira Yesu ngo baramubaza bati, ese uyu nguyu n'ababyeyi be ninde wakoze icyaha? Bibiliya ikugaragariza neza yuko Yesu yabasubiza igisubizo. Ntekereza ko abamuzaniye batari biteguye, batekereza yuko bari biteguye yuko bashobora kuvuga ko ababyeyi be bakoze icyaha, cyangwa se we ubwe ari we wakoze icyaha, bikamuviraho gukama amaso. Hari igisubizo gitangaje gikomeye ushaka kukubwira iki gitondo cyanditse mu ijambo ry'Imana. Yesu yasubije aba bantu arababwira ati, yaba ababyeyi be yaba n'uyu urwaye, nta n'umwe wakoze icyaha. Uwakoze icyaha nta wakoze icyaha, ahubwo ibi byamubayeho kugira ngo imirimo y'Imana igaragarizwe kuri we, cyangwa se imirimo y'Imana igaragazwe. Arongera arababwira ati, nkwiriye gukora umurimo w'iyandi dore burenda gucya. Ubwoko bw'Imana, uyu musore yari ababaye, yari afite ubumuga bwo kutabona, yari afite indwara yo kutabona. Bibiliya itugaragariza neza yuko abapasiteri cyangwa se abakozi b'Imana b'icyo gihe nta mbabazi bigeze bamugira, ahubwo bamuciye iteka bamuzanira Yesu. Batekereza yuko uyu muntu ibyamubayeho ari icyaha. Mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu madini yacu dusengeramo, akenshi na kenshi urukundo twari dukeneye mu bakozi b'Imana cyangwa se batuyobora mu gihe ntabwo ari bwo tubona, ahubwo baducira iteka. Ubwoko bw'Imana, nagira ngo nkubwire iki gitondo, Yesu Kristo niwe rufatiro ruzima ushobora kugeraho ugahuka imirimo yawe yose. Ngo Yesu atoba kondo, arangije gutoba kondo agasiga mu maso y'uyu musore wari urwaye, wari ufite ubumuga bwo kutabona. Baramubwira ngo, jya mu kidendezi cy'isoro wawe, hanyuma wiyuhagire uraza gukira. Uyu musore koko yaragiye, bamaze kumutoba amakondo, aragenda mu isoro wawe, ariyuhagira, akaraba mu maso, aho arahumeka. Ngo abantu bamubonye, abamubonye, abantu batuzengurutse, bari bazi ibibazo byanjye, bari bazi yuko bitazagira, bari bazi yuko ubuzima bwacu burangiye, bari bamubona, bari bazi yuko azapfa ariko baratangira baratanga, aho kugira ngo bishime baririmbe haleluya, bavuge ko Imana iratabara, ahubwo batangiye kubasigasira ndetse babijyanira. Baratangira baravuga bati, ese uyu wa wundi wamubaza ariko? Baramubaza bati, ese ni wowe? Aravuga ati, ngiye. Baramubaza ati, se byagenze bite? Abasobanurira ukuntu Yesu Kristo yatobye akondo agasiga mu maso ye, akamubwira kujya gukaraba ikidendezi cy'isorowamu, gukaraba isorowamu, arangije gukaraba isorowamu agakira. Ntibabyemera, baravuga bati, ntabwo uyu muntu ari umuntu w'Imana, nta nubwo ashobora gukora ibitangaza, kubera ko nta muntu ushobora gukora ibintu ku isabato. Murumva yuko aba bantu bari bitaye ku isabato cyane kurusha gukira muri yo, kurusha kuruhuka muri yo. Ni nako bigenda mu matorero yacu cyangwa se mu madini. Ntabwo ari yose, ariko hari igihe cyane abantu bubahiriza imihango y'idini kurusha uko bubahiriza ubuzima bw'umuntu cyangwa se bagirira neza. Yesu niwe rufatiro ruzima dushobora kugeraho tukaruhuka. Ijambo ry'Imana riravuga muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 20, aravuga ngo, yemwe abarushye n'abaremerewe, nimuze musange ndabaruhura, nimungireho kubera ko turi byacitse. Yesu niwe rufatiro ruzima dushobora kugukiza mu gihe umukeneye. Ese hari ikibazo uri mu guca muri munsi? Dusomye inkuru z'abantu babiri. Hari dusomye umudamu wari wakoze icyaha. Hari umuntu ushobora kuba wumva ijambo ry'Imana akavuga
isi bishoboka. Yewe naracumuye, mfite ibyaha byinshi cyane, ndetse n'Imana ntabwo ushobora kubabarira. Nagira ngo mubwire ko Yesu niwe rufatiro ruzima kandi aragukeneye. Arakubwira ngo ibyo bintu byose bikubwirije arabikuruhura. Birashoboka ko ari urumogi rwakwishe, birashoboka ko ari ibiyobyabwenge byakwishe, birashoboka ko wijanditse mu byaha ukaba ukumva udashobora kukurwayo, ndetse watangaje ibyiringiro, wumva yuko nta muntu wakureba neza, ndetse warebye n'abantu b'Imana baguciraho iteka. Buri wese aguciraho iteka, umuryango wawe waguciriyeho iteka, inshuti zawe zaguciriyeho iteka, abavandimwe bawe baguciriyeho iteka. Nta muntu ukurebana amaso y'imbabazi. Buri muntu wese yumva yuko wakutwa cyangwa se waterwa amabuye. Nagira ngo mubwire ngo hari ushaka gukora wese, uwo nguwo niwe wakwitangiye ku musaraba, niwe Yesu Kristo. Ni inshuti itabura gusenga mu byaha, urufatiro urashaka kugira inshuti yacu Kristo Yesu. Niba ushaka kuwusengera cyangwa se ushaka gukizwa, nagira ngo nguhe ayo mahirwe, uhamagare aha ngaha muri studio, hanyuma nakire telefone zawe.